ukareka kugira ngo wenda uri umukire uba waramaye akazi wenda uri umukire wese sha urabona umukire wese udakora aba ntaribika turebe dutegereze niba oya ntacyo ntabwo hano ntabwo ndi kugereka nahindura amateka wa nubwo nabikoraga ariko ubu gutya hari umukobwa wampamagaye ngiye kureba kandi tugomba kubana sinzi uburyo tuzabanamo nimba nzi ariko sinzabimenya neza turwanire intambara nimba yabamo hano mw'aya mazu nimba bahe ntabwo mbizi ariko ntacyo reka dutegereze telefone yahise mu gikapu hasi sinzi ubwo birasaba ko banza kuyireba nkamuhamagara neza tukajya twavugana kambe ntegereje hano ko yambwiye ko ninzagera nzareba ahantu hari inzu ahantu hari umuryango ku ruhande ku nzu nini y'agacurama wenda turareba dutegereze twihanganye ndabona noneho ni hatari kabisa ariko reka turebe wenda ko dufitemo aka kantu noneho reka twenda turwane no kurira tumutegereze hano wenda turebe ndakeka ari hano shaka ukuntu wegura nose byarindi ntuzi ko byarindi weguraga ari nubwo kano bakanije ariko byarindi rindi se ntabwo urizi bageze ndebe wegura gutya uhambikeho neza urakesha usunike ntabwo wariye ko sinzi ko twavuga mu rugo turi sinzi boss reka nawe wamaye bikeya iyo boss we imbaraga sura zivuga ndazero imbaraga se z'akanguhe ngomba ahantu hagiye ikiro cy'umuceri nta rero ikiro cy'umuceri se no kimirira wenyine aha reka tureke kumena amabanga ndandika kuguteza abantu ugira twegere kuhageza wegere ku muryango maze turebe ariko boss noneho ni wina Lindo komanga. Karibu. Ndabona mwageze. Ngeze se shaho ntiwari wandembeje bose ugiye guhita umwiruka ushaka kumukata neza uparike neza uwo muryango ushaka kumwongera gufunga gusa nkawe koko uracyari kuvuga guhembwa ko ngerageze guhembwa kandi mbona byakunaniye ntabwo aho kingasubire ko bikunda urase ko bigiye byakunda noneho ubwo ngejeje hano nyine ugiye kumfasha nyine mve muri iri gare uranze mbaye umushomeri ugiye kumfasha nyine mbanze mve muri iri gare noneho ujye wajya kuba ugiye mu neza nzajya nguhamagara wawe bana nyine n'ukuntu nawe nyine ntibikize hasigaye nawe uze ugenda ujya mu mirimo yawe nyine gusa boss rwose ko kuzimya amatara wowe kandi tangiye no kuzimya amatara kaba ari akantu kaje umuntu nyine ntabwo bose gusohoka nawe uzongera Nonese urugendo bwagenze gute? urebye urugendo rwagenze neza nose ume muri iri gare se ntibikubangamira Oya, ariko gusa urumva biguma nyine bigafasha. nzi ko riguma moto
oya rizemo rwose ubwo oya rizemo rwose reka mfashe wenda ndabona utabishobora sinzi njye ntabwo nabishobora nagufasha ubizi uzajya ubishobora n'ubundi uko bisa bose ukaba ari utuntu twanjye kandi gerageza nyine mfasha nyine nose si imbaraga zawe si ugomba kuzitakaza aho ushaka ese uranterura nshobora wanterure nk'uruhande se ushaka ukareka kunterura nawe uragira ngo mirime n'urugendo ntararurangiza abasiwaye ugeze iyo basubira ibimeze ngaho gerageza sha meze neza pe meze neza se gute meze neza kabisa ukeye nyine nyese gute kandi ugishobora kandi nawe wigira umwana kandi umuntu ntabwo nkeye naje wambonye hasi niho tuzajya niho baba cyangwa ari ahandi wawe uzi tuzajya ndaryama tuzajya turarana hari ikibazo se cyane ibyo bintu ntabwo ari byo ntazo ngiye ko hanze kuja kumfasha nyine nubwo ngukwiye ku muhanda nyine ngo ngufashe ariko nshaka ko nambera umuntu hari ikibazo se uza ko kubona tubera oya icya mbere ni urukundo ariko ntacyo reka ndebe ko nzabishobora ntabwo nzajya kunaniza iki se nose nzi icyo ahubwo ko nta kintu ko nibera ibyo nzi ari byo hari ku muhanda nta kindi ko nzi nta kindi nzi pe oya ariko ntukajya wigira inama urabona mbikwiriye ko urabikwiriye cyane ndarengana mana we ahubwo se mukubashyire menshi twakiriza iki ese ufite iki byibura hano ugerage cyakora mbonye icyayi icyayi se wapferaga icyo kwakiriza umushyitsi ngewe nicyo nshobora yavuga ikindi kitari icyayi icyayi nicyo nta kindi rwose wigora ariko mbwira ngenda ngiye mu icyayi ibindi binyobwa rero ntabyo nzi ntabyo nzi ni icyo gerage nawe nzi ko utajya usenga da genda senga cyane ahubwo numva utabishobora abantu uje mvuye gusenga maze yigo ngiye ngaruka muri 2007 kubera iki se ukaba icyo gihe none se nta n'amafaranga ufite burya ahubwo amayinite yanjye bayatwaye nari nzi ko mfite amayinite mana yanjye ati n'ubundi byihorere twiganire n'ubundi kuko se bimaze kukinywa ubundi biramara ntaribire kandi tuganire ko mu kanya n'ubundi ndateka none n'amajye navuye mu rugo nta kinyweye aho nk'icyayi nimba kiboneka icyayi ndebe ko kiri buboneke ampamagare bakize nose wowe wajya ushaka imbabura ugateka ahubwo n'ubundi ugiye guteka mu kanya urumva wajya ugura icyayi ukabivamo ubundi mu kanya ugiye guteka kuko n'igitetse burya nicyo cyaba gifite ubuziranenge naho se kino abacuruzi baba batetse uko bashaka ubwo uje yizeye kujya neza none ko nari njyenyine najya neza n'ubundi nose utetse byakanga kuva mu nkono oya ntabwo iyo umuntu ari we ntabwo agira pesa cyane hatari da imiziki se ko none ari kuvuga cyane ese burya nawe burya gusenga ujya ubishobora yibwa ndagusenga ndetse ubu bano ntabishobora ni umuntu utabishimashaga ujya gusenga da muri ka karuri kanjye niberamo yavuye mu bari bamarakuye mu bunwe icyayi ndumva bisa nta kimweye pe gusa ahubwo navuye no mu rugo se ko mba ikora ryawe cyaba byihorere njye se mba mbyitayeho nyine n'ubundi rero kuki utabyitaho ntabwo njye mbyitaho njye mba niturije ubyitaho umere neza nyine nk'umusirimu reba maze umwaka niyogosheshe wabuze iki se ngo wiyogosheshe Ngara kuko wari ufite n'umusatsi mwinshi
ni mwinshi nyine mumaze n'igihe ni mwinshi pe uranakomeye wabaye amashinge da ugiye gushaka ukuntu ujya kwiyogoshesha nzajyayo n'ubundi rwose ejo tuzajya kwiyogoshesha nanjye mfite umusatsi mwinshi tuzajya nta kibazo urumva nabyanga ko tujyana ntabwo wabyanga ndabona nta kibaye njye naye n'ibisanzwe shaka ukuri pe meze neza kuko nawe umeze neza sha meze neza reba nta kise ko manuka nta nzara nta kiye nzara se ahubwo inzara ntuzi ko zitera umwanda ku muntu ese ni inzara nyine dore umuntu umeze neza kabisa ntabwo meze neza ntabwo nakora nyine nkuko sinabikubwiye se ariko ndibuka mbisubiramo kurya aryoha asubiremo oya ntabwo ngumye mvuga ikintu ntabwo ari sawa wese ni umuntu mukuru ese ni mukuru ubuze n'iki ndi kubona byibura ariko uburyo uba ni mukuru burya hari igihe umuntu aba mukuru bitewe n'ibyo ari kureba akavuga ati ndi mukuru uko none se ubu gutya ni ikintu nashingira mvuga ko wenda ndebe nibwirize mvuge ngo iki ni icy'abantu bakuru ushobora kuba kandi utari kukibona ukaba uri buze kukibona cyangwa ntacyo ndi kubona rwose ndaba niturije ariko ntacyo wenda nzajya ngenda mbimenya gahoro gahoro nzajya mbimenya niba n'umuntu mukurerega uvuga icyo umuntu ashaka kuvuga umukuru si ubwo ari njye nawe wafashe icyemezo ushobora kuba ari njye wafashe icyemezo atari uko wenda kubera urukundo ari urukundo ruri kubinkoresha atari urukuru wenda nawe urwo rukundo ndashaka uburyo rukugeraho ntacyo nanjye ndarutegereje numva uko rumeze tegereza rwose ubu mbwira nyine uko neza uko rwifashe ntacyo ibintu byose njye no kwiga pe uko guteka none urabuteka none z'ubundi utanatetse izaba uko twapfa ntabwo twapfa ariko tugomba guteka ntiturara na se ikihe kibazo ntiturara umwana ze nimba usinzira kare njye ndajya nsinzira nyine impamvu ushaka guteka kare ni kugira nyine tuganire ntacyo banza uganirize mbese ukuntu wifuza nyine twajya dutwara urukundo rwacu